Nge siko nabivuga mu kwa 10 nakubwiye ko mu babivuze nanjye nari ndimo ariko ntabwo sinzi impamvu wenda bitasuzumwe cyane ariko nabwo impamvu bitasuzumwe cyane nuko abakagaragaje ibyo yakoze yari yarabigaruriye hanyuma amaze kubikiza amaze kubafungisha bafunguwe nabwo nibwo babonye yuko umuntu bari kumwe nawe ari umugambanyi kandi badakwiye gukomeza kumuhishira bavuga ukuri yego nukuvuga ngo kese nimwe nta kese yahindutse Nzirorera afunzwe na bimwe muri bya bintu yakoze erega nawe yaragufungishije ni sene kuko hari ibyo yakoze guhera icyo gihe ariko nyuma yarakomeje akora ibindi ibintu ni igishene wenda tuzategereza turebe ibikubiye muri dosiye ariko ni umuntu buri munsi erega ni umuntu ukurikiye n'ibindi bintu kuko urumva byatumye menya ngewe reka nkubwire uribaza ko ngena huraga n'abagenzacyaha atari n'ufite dosiye yanjye akambwira ati uyu nguyu bakambwira amadosiye ye bagiye batreatinga ni umuntu nyine ubuzima baho harimo umugenzacyaha umwe rekana nabivuge kuko ni ibintu byabayeho suguhara banagiye muri case bagatracinga ibyo bintu babibona hari umushoramari umwe yamenye yuko ahantu afite warehouse bagiye gukora expropriation bakamuha amafaranga menshi aragenda aramubwira ati nshako iyi warehouse yawe tushyiramo imigabane arangije bumvikana ngira ngo miliyoni 600 ubwo agatangamo 300 umubingwa ntayaba afite we afite ukuntu akora ibintu by'imibare ahita mukubita sheke ya 300 itazigamiye we yari yamaze kubara yuko isheke igihe ayishyiriyemo umujyi wa Kigali uza wamaze gukontakta wa muntu wamaze kumubara ibyo kwexproprier abafite amakuru afite kuna adiringa ntago ari umuntu ukora wenyine afite abantu bamuha amakuru hanyuma arangije bamaze wa muntu batangiye byo kwexproprier amubwira ati rero wibuke ko nubwo ntaguhaye cash ariko narakwishyura naguhaye sheke ni impapuro mvunjwa faranga atubwo rero miliyari bagwaye turagabana turinganiza kuko ngewe naraguhaye sheke baba we uwo muntu byarangiye agiye kugaragaza ko sheke yamuhaye yaratarayiretira igihe cyawe cyari kitaragera n'ibindi amakuru mfite nuko mwihangane bamuhamagariye maraje uyu Nzirorera numwe wagiye akagonganisha imitwe umuntu bita Rene na bari abana ba Dorokasi murabyibuka bashaka kubasenya murabyibuka Allahu akbar reka tewagaruke hangane Theo uramutinze Mike yawe uramutinze numva kuri telefone yitugaruka uyu Nzirorera sorry nagarukagariyemo ariko rero nakubwiraga ni biriya bintu byose ubona byaba Vistine na Dorokasi n'ibindi ubona ngo by'amarushanwa y'abahanzi ba gospel we ni ikintu akereye kugira ngo abantu bamugirire icyizere umuntu dukurikiye najye kuri Google yandikemo ngo Nzizera Aimable arabona ko yagiye akora yubaka akambura abakozi bakamufata mu mashingu arabona inkuru arabona imanza z'amanyanga andika muri Google Nzizera Aimable urebe imanza uri bubone ibintu yagiye aregwa amanyanga yagiye network z'i Kigali uyu Nzizera Aimable ni igitangaza uyu nguyu uri kuvuga Nzizera Aimable bakinnye kope mana yanjye Nzizera Aimable turakumva aho ngaho Theo uragarutse turakumvisha so navuze ni mu myaka yatambutse bari yigeze kugira aba bodyguard bamurindaga utamenya ngo byari bimeze gute afite V8 ebyiri agendamo akagira V8 agendamo n'indi igendamo aba bodyguard be yagiraga aba bodyguard ngwiki yagiraga imodoka V8 ebyiri agendamo imwe akayigendamo irimo aba bodyguard ntago wamenya ngo bamurindaga iki si umugabo ni gatiki niyo mpamvu nakubwiye ngo kumusobanura ntubimbaze turashize uyaranyandikiye ngo uzakurikirane inkuru ya Aimable
n'umuryango wa Nkundabayo uzumirwa nkunda banyanga. neza. Uyu mugabo ni akasamutwe. Nkundabayo ninde Theo? Ni nkunda banyanga nuko gira ngo yashaka kuba yibeshye n'uriya Ni mukecuru. Nkundabanyanga. Uriya mukecuru wabaga muri Kenya. Yewe. Byonyine uriya mukecuru no guhura kwawo kwa mbere ikuntu bitangaje bahuye n'ubundi ku manyanga ya Nzizera. Nzizera yafashe iriya sambu ayitangaho ingwate muri banke, ayitangaho ingwate ayitijwe n'undi muntu witwa Karangwa Charles kandi atari we nyirayo. Hanyuma president niyo yategetse ngo Equity Bank niririzinge iyo nani iyo nuva yaritanzeho nk'ingwate muri banke. Presidence itegeka yuko iyo ngwate iyo sambu bayiririzinga barayirizinga. Bamaze kwiririzinga umubingwa ahita ku muryango no banyirayo arabwira ati uyu wanije ingwate mumureke ahubwo mwebwe mureke mbafashe isambu tuyimukureho. Arabafasha ariko amaze kubafasha abafasha no bashaka kwita ayegukana kayitwarira. Reka nkubwire abantu bareba amaseri bakabona ibintu bakavuga ngo ni montage, ibintu Nzizera akora we birenze za montage mubona mu maseri. Ibaze. We nakubwiye ngo jya kuri Google wandike Nzizera Aimable urarebe inkuru zimuvugwaho mu myaka yatambutse ibintu yagiye akora, aho buriya abaturage bigeze kumufata ngira ngo ni Karongi ngira ngo bigeze kumufata bamwishyirira polisi. Bamushyira polisi. Oya reka nguhe link kugira ngo wenda ibintu nkubwira utagira ngo wenda reka nguhe link umuseke wanditse icyo gihe. Ime kuri WhatsApp. Reka niwe kuri WhatsApp. Ibi nakumiro. Uyu niwe bita Nzizera. Uyu niwe Nzizera turashize. Uyu Aimable uze kudukiramo mu nkuru makeya ukuntu yagonganishije imitwe bira bintu bya barabana ba Dorcas. Kuko nicyo ntegeza ko ariyo saga abantu bamenye ariko ntibamenye umuntu yihisha inyuma. Urumva yateguye nyine amarushanwa aravuga ati nindamuka ntwaye aba bana bakajya mu biganza byanjye nzajya mbakoresha amadiri uko ibintu bishaka kuko abantu babafitiye icyizere barafata nk'abana bakorera Imana yashaka kujya bakoresha mu nyungu ze bwite. Arangije aragenda akorompa nyina aravuga ati abana bawe uriya musore sundi ni gute we kutagira ubwenge ni gute abana bawe bamanacingwa n'umusore buri urumva atabahohotera ibintu biteye isoni. Reba inkuru nayiguhaye kuri WhatsApp nushaka uyisomera abantu. Ni inkuru yanditswe n'umuseke ya 2015 urumva imyaka ishize imyaka 9. Ni umva ibyo yakoraga 2015 uratangira gutekereza uwo muntu uwo ari we. Ibi bintu ni igitangaza. Uyu mugabo bita Theo, uyu mugabo bita Aimable, ibya Aimable cyese turamutse tubivuye imuzi tukava imuzi imva n'imvano. Ubu turi kuvugana uyu Aimable ari mu maboko ataraye. Aimable ni muntu ki? Aimable ni umuntu wigize akaraha kajya yari yarigize igitangaza. Aimable yakoze ibintu bitangaje. Ariko hagati aho ngaho Babu arafunze. Babu agiye kuburana mu kanya saa 3 harabura iminota 9 kugira ngo Babu atangire kuburana. Ariko Aimable muribuka Aimable twigeze kumuvuga hano birenze rimwe. Aimable yazengereje abantu. Aimable mumuzi muri saga y'abari abana we nabayingana mana yanjye. Theo mbabare uzamuke waramutse. Ni ushaka unsabona Aimable ni muntu ki? Abantu sanze abantu bampamagaye bakubise buzuye. Uyu Aimable ibintu amaze gukora araze kubwiza ukuri muzagira icyo gifite utabera. Aimable yakoze ibintu birenze uko mu bitekerezo. Aimable rero yabaye Aimable ubu turi kuvugana ibyaha ashinjwa cyangwa kekwaho. Oh my god. Aimable ubu turi kuvugana hano. Waramutse Theo? Waramutse. Amakuru yaramutse. Nta uzi ko bambwiye ko Aimable mvuye mu kazi nsanga abantu banshatse barambura bambwiye ati wa Aimable wawe Aimable we wigeze kwamagana. Aimable byarangiye afunzwe kuko ukimara gufungwa umuntu wa mbere namaganye ni Aimable.
bashobora kuba batarabikubwiye, bashobora kuba utabizi, ariko ukimara gufungwa ugambaniwe na Aimable, narahagurutse namagana Aimable. Aimable ni muntu ki? Kumusobanura biragoye. Uragerageza isi mumenye. Mbere na mbere ribu natangajwe na nishimira cyane ko ribu yabivuze neza ko ibyaha yakoze yabikoze mu kwezi kwa 10 umwaka ushize. Nibwo nafunzwe. Mu yandi magambo umunyabyaha wari uzi ko ari gukora ibyaha, azi ko anytime bimenyekanye byamukoraho, yagerageje kwikiza abazi ko ari gukora ibyaha bose. Urimo nawe iriya kampani bavuga ko yakoreshejemo inyandiko itavugisha ukuri n'ibindi, niyo kampani ngenda nifitanye nayo. So mu magambo make rero Aimable is a mafia, niryo jambo rakunze gukoresha kuva niryo jambo bakoreshaga. Ntabwo nge no mu kwisobanura kwanjye kubera mfatwa byashimangiraga ibyaha bya Nzizera Aimable. Uburyo nasobanuragamo uburyo Nzizera mbeshyera byari kuba ubwabyo ari ibimenyetso bikwiye gushingirwaho bamugenzaho ibyaha. Ariko impamvu batabikoze ntabwo nge nkoresha inzego sinzizi impamvu bitakozwe. Gusa we ni umuntu no kuva na kera we nakunze no kubivuga nge no mu gihe cy'iburana na hehe hose, ni umuntu bikwibwirira ko we akunda gukoresha inyito ivuga ngo ayifaranga rikubise yaroroha. Ngewe ntacyo wambasha, mfite amafaranga, kandi amafaranga yanjye yo nyafite sinyarya ngenyine. Ati hari ukugira amafaranga no kumenya uko amafaranga uyakoresha. Kugira ngo bidufashe, n'impamvu nifuje ko waza kudufasha kugira ngo abantu bamenye ukuri ibyaha akurikiranweho bisobanuye neza, nanjye namaze kubimenyaho. Ni ibyaha yakoze mu kwa 10, mu kwa 10 aribwo baguteze cyangwa aribwo yagutegesheje kampani ibyari ukwishyurwa cyangwa guhabwa umushahara w'akazi wagombaga gukora, bakabyita ruswa. Buriya rega ninjye wavuzwe, hari n'abandi benshi yabikoze, wenda ashobora kuba ataranteze umutego nk'uwo yateze abandi bose. Ariko muri icyo gihe abantu benshi yarazi yuko bashobora kumenya ibye, bashobora kuko umuntu twadusanye amasezerano, wenda n'umwe mu bantu bashobora kuba bazi nyine ukuri kw'ibintu ari gukora. We rero agira ikikanga aravuga ati ngomba kwikiza buri muntu wese ushobora kumenya ukuri kw'ibyo nkora. Yebaba we, ubu turi kuvugana Ribe yamaze kumukacira. Erega buriya yatawe muri yombi ku itariki 5 abizi kuko nabimenye akimara kwambikwa ipingu, kuko buriya ari gihe yarahuye n'ibibazo nk'ibyo nahuye nabyo bitu. By the way, burya mu Faransa baravuze ngo toute grâce, buri kintu cyose kiba gifite umugisha kizanira umuntu. Hari abantu benshi bamenye ukuri, hari abantu bahunze, hari abantu bamenye ukuri kwanjye. Burya abantu barengana akenshi abantu banabagirira iyo sympathy. So akimara kwambikwa ipingu, ifoto nayihawe n'umuntu, kandi umuntu atakeka arambwira ati dore Nzizera baramutwaye, ariko ndicecekera bya dosiye. Ariko ubwo buriya nabyo byabaye hari ibindi byabaye bucece nabyo bitavuzwe. Abantu nyiriya kampani uvuga ngo iriya kampani ubundi yayishinze ashaka kurya umutungo ari naho ubundi ruzingiye w'umukecuru witwa Nkunda Banyanga. Ni isambu nini babara ifite agaciro karenga miliyari nk'eshatu. Hanyuma rero yarabanje bwa mbere arabanja. Yego urumva ibyo byaravuzwe cyane. Rero buriya mbere mu gihe cy'icyunamo yabageretseho case barafungwa, abageretseho ibintu ngo by'ingenga bitekerezo, n'indi afite ukuntu azi gupapira ibintu. Yabageretseho ibintu rero buriya barafunzwe, bamaze igihe kirenga ukwezi bafunzwe. Bafunzwe mu kwezi kwa 4 mu gihe cy'icyunamo. Hanyuma mu gufungurwa kwabo rero, ubwo mu gufungwa urumva bo yari yarabiyegereje. Afata umwana, afata umukecuru amutandukanya n'abana be kugira ngo niya systeme nk'iy'aba Europe ya diviser pour renye. Hanyuma arabatandukanya kugira ngo abashe kubaryanisha, abashe kubambura iyo mitungo. Nyuma rero yafungishije uriya mukecuru ndetse n'umukobwa we, abo niyo bari amashumi ye. Noneho arabafungisha, abagerekaho case y'ibintu bijyanye n'ingenga bitekerezo. Uwo mukobwa avuga ko ngakorana na FDLR n'ibindi. Bamaze gufungurwa rero nibwo bavuze bati bya bindi byose yakoraga. Urumva hari n'ibyo yakoze nyine bafunze byo kugira ngo nyine isamba yirigise burundu. Mwibutse ko isamu ntabwo yaranditse kuri Nzizera, yari ifashe yanika kuri nyina witwa Domina.
ku buryo wari kurebana nzira ugasanga nta mutungo umuriho. yayanditse ku mukobwa we. Yanditse kuri yitwa Mukabarisa Domina. Aha. Hanyuma afite ukuntu yagiye abanza bwa mbere ashyiraho uriya mukecuru, akongera akagambana n'umukobwa bati tumukureho dushireho uyu mukobwa wawe ejo wanapfa. Mbese afite ukuntu yagiye bamanipulatinga kugeza rero bwa nyuma babonye ko agiye kuyiheza, nibwo uburyo bwo kwiheza bwa nyuma yari akoresheje ari ukubikiza kugira ngo abaheze mu nyururu. Hanyuma rero ubutabera burashishoza busanga abantu bakwiye gufungurwa. Bafunguwe nabo rero basanga ibintu aho byari bigeze, bagaragaza ibibazo mu nzego z'ubugenzacyaha, ariko bihera cyagiye nakubwiye mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize. Jesus. Ni ukuvuga ngo ribu yakomeje gukurikirana iperereza kuva mu kwa 10 kugeza ubu ngubu nibwo imukaciye. Oya njye siko nabivuga. Mu kwa 10 nakubwiye ko mu babivuze nanjye nari ndimo, ariko ntabwo sinzi impamvu wenda bitasuzumwe cyane. Ariko nabwo impamvu bitasuzumwe cyane nuko abakagaragaje ibyo yakoze yari yarabigaruriye, hanyuma amaze kubikiza, amaze kubafungisha, bafunguwe nabwo nibwo babonye yuko umuntu bari kumwe nawe ari umugambanyi kandi badakwiye gukomeza kumuhishira. Bavuga ukuri. Yego. Ni ukuvuga ngo kese nimwe nta kese yahindutse Nzirorera afunzwe na bimwe muri bya bintu yakoze. Erega nawe yaragufungishije. Ni sene kuko hari ibyo yakoze guhera icyo gihe, ariko nyuma yarakomeje akora ibindi bintu. Ni igishene wenda tuzategereza turebe ibikubiye muri dosiye, ariko ni umuntu buri munsi, erega ni umuntu ukurikiye n'ibindi bintu, kuko urumva byatumye menya. Ngewe reka nkubwire, uribaza ko njye nahuraga n'abagenzacyaha atari n'ufite dosiye yanjye, akambwira ati uyu nguyu, bakambwira amadosiye ye bagiye batreatinga. Ni umuntu nyine ubuzima baho. Harimo umugenzacyaha umwe, reka nabivuge kuko ni ibintu byabayeho, si uguharabika banagiye muri case bagatracinga ibyo bintu babibona. Hari umushoramari umwe yamenye yuko ahantu afite warehouse bagiye gukora expropriation, bakamuha amafaranga menshi. Aragenda aramubwira ati nshaka iyi warehouse yawe dushyiramo imigabane. Arangije bumvikana ngira ngo miliyoni 600, ubwo agatangaho 300. Umubingwa ntayaba afite, we afite ukuntu akora ibintu by'imibare, ahita mukubita sheke ya 300 itazigamiye. We yari yamaze kubara yuko isheke igihe ayishyiriyemo umujyi wa Kigali uzaba wamaze gukontakta wa muntu wamaze kumubara ibyo kwexproprier. Abafite amakuru, afite ukuntu adiringa, ntabwo ari umuntu ukora wenyine, afite abantu bamuha amakuru. Hanyuma arangije bamaze wa muntu batangiye ibyo kwexproprier, aramubwira ati rero wibuke ko nubwo ntaguhaye cash ariko narakwishyura naguhaye sheke ni impapuro mvunjwa faranga. Ati ubwo rero miliyari bagwaye turagabana turinganiza, kuko ngewe naguhaye sheke. Baba we, uwo muntu byarangiye agiye kugaragaza ko sheke yamuhaye yari atarayiretira, igihe cyawe cyari kitaragera n'ibindi. Amakuru mfite nuko mwihangane bamuhamagariye maraje. Uyu Nzirorera numwe wagiye akagonganisha imitwe umuntu bita Rene na bari abana ba Dorcas. Murabyibuka bashaka kubasenya? Murabyibuka? Allahu Akbar. Reka tewagaruke. Hangane Theo uramutinze, Mike yawe uramutinze, numva kuri telefone uhita ugaruka. Uyu Nzirorera, sorry nagarutse. Hamagariyemo. Ariko rero nakubwiraga ni biriya bintu byose ubona byaba Vistine na Dorcas n'ibindi ubona ngo by'amarushanwa y'abahanzi ba gospel, we ni ikintu akereye kugira ngo abantu bamugirire icyizere. Umuntu dukurikiye najye kuri Google yandikemo ngo Nzizera Aimable, arabona ko yagiye akora yubaka, akambura abakozi bakamufata mu mashingu, arabona inkuru, arabona imanza z'amanyanga. Andika muri Google Nzizera Aimable urebe
imanza uri bubone ibintu yagiye aregwa, amanyanga yagiye. network z'i Kigali. Uyu Nzizera Aimable ni igitangaza. Uyu nguyu uri kuvuga Nzizera Aimable bakinnye kope. Mana yanjye, Nzizera Aimable. Alo, Turakumva aho ngaho Theo, uragarutse. Aho alo. uragarutse, turakumvisha. So navuze ni mu myaka yatambutse buriya yigeze kugira aba bodyguard bamurindaga, utamenya ngo byari bimeze gute. Afite V8 ebyiri agendamo, akagira V8 agendamo n'indi igendamo aba bodyguard be. Yagiraga aba bodyguard ngwiki? Yagiraga imodoka V8 ebyiri agendamo, imwe akayigendamo irimo aba bodyguard. Ntago wamenya ngo bamurindaga iki. Si umugabo ni gatiki. Niyo mpamvu nakubwiye ngo kumusobanura ntubimbaze. Turashize. Uyaranyandikiye ngo uzakurikirane inkuru ya Aimable n'umuryango wa Nkundabayo uzumirwa neza. Uyu mugabo ni akasamutwe. Nkundabayo ninde Theo? Ni Nkundabanyanga nuko gira ngo yashaka kuba yibeshye n'uriya Ni mukecuru. Nkundabanyanga. Uriya mukecuru wabaga muri Kenya. Yewe. Byonyine uriya mukecuru no guhura kwawo kwa mbere ikuntu bitangaje, bahuye n'ubundi ku manyanga ya Nzizera. Nzizera yafashe iriya sambu ayitangaho ingwate muri banke, ayitangaho ingwate ayitijwe n'undi muntu witwa Karangwa Charles kandi atari we nyirayo. Hanyuma presidence niyo yategetse ngo Equity Bank niririzinge iyo nani iyo nuva yaritanzeho nk'ingwate muri banke. Presidence itegeka yuko iyo ngwate iyo sambu bayiririzinga, barayiririzinga. Bamaze kuyiririzinga, umubingwa ahita ajya ku muryango no ba nyirayo, arababwira ati uyu wanije ingwate mumureke, ahubwo mwebwe mureke mbafashe isambu tuyimukureho. Arabafasha, ariko amaze kubafasha abafasha n'abashaka kwita ayegukana akayitwarira. Reka nkubwire, abantu bareba amaseri bakabona ibintu bakavuga ngo ni montage, ibintu Nzizera akora we birenze za montage mubona mu maseri. Ibaze. We nakubwiye ngo jya kuri Google wandike Nzizera Aimable, urarebe inkuru zimuvugwaho mu myaka yatambutse ibintu yagiye akora. Aho buriya abaturage bigeze kumufata, ngira ngo ni Karongi, ngira ngo bigeze kumufata bamwishyirira polisi. Bamushyira polisi. Oya, reka nguhe link kugira ngo wenda ibintu nkubwira utagira ngo wenda, reka nguhe link y'umuseke wanditse icyo gihe. Ime kuri WhatsApp. Reka niwe kuri WhatsApp. Ibi nakumiro. Uyu niwe bita Nzizera, uyu niwe Nzizera turashize. Uyu Aimable uze kudukiramo mu nkuru makeya ukuntu yagonganishije imitwe bira bintu bya barabana ba Dorcas. Kuko nicyo ntegeza ko ariyo saga abantu bamenye, ariko ntibamenye umuntu yihisha inyuma. Urumva yateguye nyine amarushanwa, aravuga ati nindamuka ntwaye aba bana bakajya mu biganza byanjye, nzajya mbakoresha amadini uko ibintu bishaka, kuko abantu babafitiye icyizere, barafata nk'abana bakorera Imana, yashaka kujya bakoresha mu nyungu ze bwite. Arangije aragenda akorompa nyina, aravuga ati abana bawe uriya musore sundi ni gute we kutagira ubwenge, ni gute abana bawe bamanacingwa n'umusore buri urumva atabahohotera, ibintu biteye isoni. Reba inkuru nayiguhaye kuri WhatsApp, nushaka uyisomera abantu. Ni inkuru yanditswe n'umuseke ya 2015. Urumva imyaka ishize, imyaka 9. Ni umva ibyo yakoraga 2015, uratangira gutekereza uwo muntu uwo ari we. Godfather urahari cyangwa network yabyanze? Uziko nandi gusoma inkuru nagize namyutinze. Karongi abakozi bafashe rwiyemezamirimo wabambuye bamushyikiriza polisi. Abakozi bamaze gutanga uyu rwiyemezamirimo kuri polisi bamushinja ubwambuzi n'ubuhemu. Urumva turashize. Amafoto ko atari gufunguka se.
reka mfungure amafoto yaho nta something wrong with the okay ntabwo inanga bimera ko mfungura amafoto sadepa n'ahantu ni ntabwo bikunda amafoto ngira ngo nuko imaze igihe hari ukuntu amarishive wenda amafoto ariko inkuru irasomeka wayisoma ukareba. ndashaka kureba Aba ni abakozi ba Nyakabyizi yari yambuye bamwubakiraga. eh reba we inkuru iri ku museke aha mbere yuko dukomeza ukomezaho Fabrice nzirorera niki umuziho wowe Erega ni nzizera nta ntabwo ari nzirorera nzizera. nta Nzizere nzizora rega ikibazo ni nta nkana nzizera. yizera nyakwizera ibitizerwa Umva nzizera ikibazo wahe mfite, umva ikibazo mfite kuri Manirakiza. Manirakiza uri aho? Uraho neza. Ko uriya mugabo tunahereye no kuri iyi nkuru ambaze gusoma y'i Karongi, ko binavuga ko abaturage bamufashe bashaka kumufata bugwate, inzego zikamutorokesha akazi agataha. Hakaba hari n'amakese menshi yagiye agaragara ko bigaragara ko wagira ngo hari inzego z'abakomeye akorana nazo. Ubundi kuba yafashwe agafungwa urabifata gute nujya kubona ukabona nyuma y'iminsi itatu iminsi itanu ukabona abaye umwere ararekuwe? Ntabwo byantungura nabyo bintu niteze. Ndahira nyuma Nibyo bintu niteze yuko anytime yasohoka kereka abaye wenda izo nzego kuko byo byose aho bakorana ntabwo ari urwego ni abantu mu nzego aho inzego zibaye zaravuze ziti enough is enough bakagenzura ko nta bantu bakomeza bo mu nzego bakomeza gukorana nawe naho ubundi ninjye utamwumva Fabri ahubwo nari nzi ko ari njye ufite ikibazo cya network. Theo oya ntabwo ni network wumvikana. aze afite ukuntu ari gucikamo gato ariko turamutegereje Dushimire Nzizera rero nubwo agira amabi menshi niwe watumye tumenya terime ya cano. Mubyeyi guhaguruka mu ruhengeri w'umukecuru akaza kuburana cano mu mujyi wa Kigali. oya nta Uyu kintu munsi dushimiraho Nzizera ahangaha ahubwo gira gutya tugire tuti wagarutse Maniraki ahubwo dukorije gutya tugire tuti ntabwo akorana muri ayo mabi, ntabwo akorana n'inzego kandi inzego arizo zamufashe, ahubwo wenda byakekwa ko yaba akorana na bamwe bakora mu nzego. Uze kugora ayo magambo niba ufite bihamya, ariko ntabwo akorana n'inzego. Biraza kudufasha no gusobanukirwa akorana na bamwe mu bakomeye mu nzego ariko ntabwo akorana n'inzego. Ntabwo erega biriya bintu byose ntabwo wabikora imyaka ingana kuriya, uconganisha abantu, ugira ute, wambura abantu, ufungisha abantu. Theo yabivuzeho, si ibintu byo gufungisha abantu yashakaga gutwara ibintu by'amasambu umukecuru n'umukobwa we. uriya mugabo ntabwo biriya bintu yabikora wenyine ngo abishobore. Yari afite imbaraga zitari iz'umushoramari gusa. Maniraki wagarutse Deo network yo mu kanserege. Uyu nguyu rero akaba amaze kugira amaboko atari ayo turi kuvugana. Nzizera akaba ari mu maboko ya polisi Aimable, ari kurara ku isima nk'abandi banyabyaha bose. Ubu turi kuvugana niyo makuru network y'uyu mugabo. Ariko wowe undebere nk'uyu nguyu we Theo ari kubiserebura nk'userebura igitego cya Rayon Sport, ariko najya kubona akabona ariko uzi ko uyu nguyu yagiye mu rukiko akajya no muri gereza akajya mageragere. Uzi ko amaze mageragere iminsi, urabyibuka? Ni ukubera Nzizera gusa se? Kubera ntose ntuzi ko iriya ruswa yafashe ari amafaranga gukora agatego ka Nzizera, urabyibagiwe? Arahita arekurwa rero. Theo ntashake abyine gakeya. Ararekurwa ate? Ushingiye ku kivuga ko arekurwa? Ahangaha rero ntabwo mbyemera. Nshingiye ku myaka yamaze akora ibyo bintu byose, kandi ntabwo none se Theo ntirirwaga abivuga. Theo asohotse ntiyabivuze agasobanura akagira ate? Oya ariko uretse gato, inzego zacu zikora mu buryo busesenguye butomoye. Ni ukuvuga ngo ni kugeza amasaha ntabwo kuba Nzizera ibyo bintu byose abikekwaho ntabwo ibyaha biramuhama. Urumva inzego impamvu zamufashe
igihe cyose zitari zakamufashe bagiye nuko babonye ko agomba gufatwa bakurikiza amategeko, inzego zacu zikurikiza amategeko, nibasanga ibyaha bimuhama Nzizera baramuzirika. Ariko Babu w'Isibo ngo we bimeze biti mbere yuko tureka Nzizera, nuko ndabona nyiri kumuvugaho cyangwa nyiri kumumenya byimbitse adahari. Nzizera mu Rwanda, muri uru Rwanda nta muntu urusha undi, nta muntu hejuru y'amategeko. Nzizera ubu turi kuvugana nawe mu gihome, ariko izi bodyguard yagendanaga nazo, ariko ziko 2015 uri rwiyemezamirimo ukora uzengereza abantu ukageza ubu yababawe. Deo ibyo uguze nkubwira network, ariko waguze network y'amafaranga tinya afatika. umugabo wambura abayede akambura abafundi akambura bakamufata bashaka kumukubita imyiko n'iki, inzego zikamuprotectinga kuva yongera asubire mu mujyi neza atishyuye kandi adafashwe. Ngo ngwiki Deo wagarutse Maniraki network mbi cyane, afite oya network nagarutse ni Mike yari bayo. niko okay. Maniraki iki gitego uri guserebura Yego nk'igitego ndakumva. cya Rayon Sport nujya kubona ukabona mu gitondo araje urabigira ute? Nibigenda gute? Kandi uvuga nti uyu mugabo ko guhera nyuma y'imyaka ingana kuriya 2016 2015 na 2017 kugeza ubu ngubu agikora ibintu by'amanyanga, kandi inzego zacu nukuva tuzi ko kera iyo myaka nuko ariyo nkuru ya vuba tubonye, ariko nukuva kera. Ariko reka nkubwira ikintu kimwe kinasekeje, nubwo muri kwibaza kuvuga ngo abantu ngo mu nzego. Ngewe mfite abagenzacyaha bangahe bambwiye bati nanjye uriya muntu namuyobewe. Umuntu akakubwira ati nanjye nakurikiye dosiye ye sinamenye uko byarangiye, ukumva n'umugenzacyaha wakurikiye dosiye bamuregeye, urumva ntiyamenye ukuntu dosiye yamweshabye asanga iramurenze, ariko ntamenye ngo who is behind. Umutipe ubu ngubu aho afungiye ushobora gucunga nyuma y'icyumweru ugasanga arimo arapiganira amasoko, arimo aratsindira afunze. Ibintu nkubwira ntabwo ari ibintu byabayeho bwa mbere, byabayeho agatsindira amasoko, akabidinga agatsindira amasoko afunze. Ibintu nkubwira njyewe hari umuntu umwe w'umushinjacyaha wambwiye ko yari afite dosiye ye afunze, akajya kubona akabona imodoka ya Mirage ikaza ikagera aho afungiye akayisinyira sheke ikongera ikagenda. Ntabwo ndi kubisobanukira, ntabwo umuntu ufunze uri mu maboko ataraye akaba afite abantu cyangwa ukuntu adiringa diri zo hanze bakazana n'imodoka bakamureba agasinya agasubira mu gipangu isoko akaritsindira. Umva ndakubwiye ngo reka nkubwire, njye nakubwiye ko n'abo bantu bari mu izo nzego baba cyangwa abagenzacyaha, njye mfite benshi twagiye tuganira bakambwira bati nanjye naramuyobewe, nzi n'umugenzi wanjye wakurikiye dosiye ye. Abantu babasha kwakisesinga wenda, abantu bakisesinga systeme y'inzego z'ubutabera mu Rwanda, wanditsemo izina rye ukareba ibirego n'imanza ze ukuntu zingana, ntabwo zigira ingano. Nzizera kumaze ari igitangaza. Hano YouTube izatangiye kwandika ngo mwitondere, uretse wumve mwitondere ifungwa rya Nzizera Aimable ashobora no guhita arekurwa. Sibyo nababwiraga, niyo mpamvu Mani yakize ibintu byo kubyina nk'uwatsinze Rayon Sport. Uretse guserebura ibintu byo gufana igitego cya Rayon ubyihoreye abanza ibyo ni njye wabibwiye abantu yuko sibyo. Reka mbabwire, ese si wowe wakoze iyi nkuru? umva nkubwire Godfather, muri iyo nkuru harimo ijwi ry'ikiganiro nagiranye na murumuna we, niwe mutangabuhamya wanshinjaga. Yampamagaye nyuma y'iminsi 2 mfunguwe, ambwira uburyo yagiye kugira ngo ajye gutanga ubuhamya. Nzizera yamushyizeho pressure akanamuha 100,000 kandi ko yafatanyije n'umushinjacyaha kugira ngo bamushyireho pressure ajye gutanga ubuhamya. Birimo n'ijwi ririmo, ni ikiganiro twagiranye. Wampamagaye ambwira ati buriya nubwo naje gutanga ubuhamya ngushinja nanjye sinjye.
none se bibwiye ko aho yajyaga kubutanga niba gutanga ubuhamya uhatiye umuntu warivugira ati nari narabyanze ariko barabimpatiye naramunaniza na mwana amafaranga mfite ama 1,100 ngo byatike ibintu birimo aho ngaho ubwo se uribaza iki Dumiwe. Theo, ubundi nk'umuntu umenyereye gukurikirana imanza like inkuru zo mu nkiko niki ubundi aramutse ahanwe ukurikije ugenekereje ukarundarunda ntabwo uri umunyamategeko ariko ukunze ashobora guhanwa n'iyihe ngingo n'imyaka ingahe n'ibihe byaha reka ne kugenekereza reka ngusomere message y'umuvugizi wa RIB ubundi aho ngaho niho ubera Theo. So yarambwiye ati akurikirana gukoresha inyandiko itavugisha ukuri no kwesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Hanyuma mu gusobanura icyo amategeko ateganya avuga ko guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano ari cyaha giteganywa n'ingingo ya 276 y'itegeko ririya riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano ni igifungo kuva ku myaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 niyo azaba amafaranga y'u Rwanda kuva kuri 3,000,000 kugera kuri 5,000,000. Hanyuma kwesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya byo ni ingingo y'174 igifungo ni ukuva ku myaka 2 kugera ku myaka 3 niyo azaba amafaranga y'u Rwanda kuva kuri 3,000,000 kugera kuri 5,000,000. Urumva ntago nyenekereje nkubwiye mbere yuko muraza no kumbwira kuri case ya Roza Muhando. Muhando rega birahura rega nkubwire ibintu bye ibibazo nk'ibya nyina wabizuye kubyumva biroroshye. Umva Roza Muhando sibyo Albiri yakoranye n'umuntu bita Gahongayire Mane Rakiza mutajya muvugaho. Reka tubanze batubwire kuri umva nkubwire yakoze biriya bintu ngo by'ibitaramo ngo by'ibihembo ngo by'abahanzi ba gospel ari naho ashaka gutwara nyine bari abana ba Vese na Dorcas. Nora mu gusoza ibyo bitaramo aza gutumira Rose Muhando. Kumutumira arafite ibyo bumvikanye bagomba gucumbika muri Classic Hotel hari amafaranga agomba kubaha yaba Rose Muhando baje kugirana ibibazo yaba aho yabacumbikiye muri Classic Hotel bo yarabishyuye ariko abishyura check itazigamiye sibyo. Wigeze ubona yikurikiranwaho si icyajyanwa n'amategeko ndi gusoma inkuru bayanditse mu Cyongereza ni ikinyarwanda nayo irahari ndi kwireba kuri Bwiza umuntu ayimpaye kuri Bwiza turashize kanze ndere gahunda y'imanza zo biri umuntu ampaye imanza za 2020 zose hagira umuntu ndebera niba muri izi manza nzizera atarimo nzizera ni igitangaza nuzuyemo yababa we byaje kurangira gute rero ibyo byaraze Muhando urumva we nyuma yo gutanga check itazigamiye se kuheze kuba byaravuzwe nyine turacyabitegereje bari abana baracyakusanya ibimenyetso. Ushingiye kuki uvuga ko uyu mugabo ashobora kurekurwa akarekurwa akidegembya nuko bitaba ari ubwa mbere arekuwe amakuru avuga ko impamvu nyavuga ko azanarekurwa asanzwe akurikiranwaho ibintu byinshi urumva bikomeye kurenza ibyo ngibyo kandi akarekurwa ngoye ntanafatwa ahubwo Ega niba ntibeshye nibwo bwa mbere Nzizera afashwe mu buryo bugaragara RIB inzego zikabivugaho. Erega ubanze umenye ko ubu ngubu impamvu turi kubivuga nuko akenshi wenda ibintu yankorera ryo byatumye abantu bamumenya bigatuma uyu munsi atabwa muri yombi bikandikwa mu binyamakuru. Ntabwo ari ubwa mbere afunzwe ariko nyine akikozamo asanga naho abagiye gukora aya madira yayasoza akigarukira kumva ibintu bya Ntuza bya Nzizera rero cyane nko gutotora amafi ntabwo ushobora kumenya ikibazo ahantu kiri. Hari umuntu urebye filime ya Anaconda
hari abantu utamenya who is protecting who. ngo ibyaha bya Nzizera byose babiteranyije ngo ashobora gufungwa nk'imyaka 175. Ushobora kumukabitira nka bya bihano byo muri za Amerika z'ubuzima bwose hafi bunarenga. Oya, njye mbona Nzizera ubuzima bwe ukuntu abaho nk'umuntu bita El Chapo Guzman. Cyokora mu mabi yose namwumvise nta diri z'ibiyobyabwenge, ubundi abantu nk'aba ngaba bamikora Yes, nk'amafia. nujya kureba El Chapo Guzman Tirike yakoreshaga, urasanga zari zirimo ibintu bigaragara nko kwigira mwiza, gukora ibikorwa byo gufasha, ariko bihishe ku buryo azabyifashisha mu gukora amanyanga. El Chapo Guzman yicaga abantu ariko bamufata rubanda bagatakamba bati uyu n'umuntu mwiza. Kubera iki? Yicaga abantu, yakora miliyoni 2 z'idolari, 500 by'idolari akabikoresha afasha abakene. None se uriya mugabo hari ahantu azwi yakozwe ibikorwa bya karite bizwi uretse biriya bintu byo kujya kwihisha mu bintu byago kuvanga network Nzizera tubanye Nzizera. hanyuma rero Godfather mukanya ndabacika kidogo ngiye gupagasa. Urakoze cyane, ntabwo iyi nkuru nari kuyivuga udahari, ntabwo nari kuvuga iyi nkuru ya Nzizera udahari, kandi uri umwe mu bantu babaye victime w'ibikorwa bya Nzizera. Ntabwo umuhungu wa Kigufirene ndibuze kumubona kugira ngo nawe atubwire urugamba rwo kumwambura bari abakobwa n'ibyacano. Roza Muhando ntabwo akinabyibuka, dore yisubira iwabo muri Tanzania. Ibya Nyaruguru ntabwo tuza kubivugaho, ibya Gatsibo niba ari Gatsibo hamwe handi ntituza, ni byinshi uyu mugabo wanditse muri Google nk'uko wari uri kubidusaba. Usangamo amakuru ya Nzizera ukumirwa ni menshi pe. Ngahibaza atarageze kuri Google none, kuko Google nuko biba byari ibintu byabaye informatize bikajya kuri internet, hari ibindi noneho bidahari. Ibyagiye bibera mu gikari. Wowe niwe bivuga neza, nakasamutwe. Ntabwo uyu nguyu twibuke ko hari ibyo yajya gatanga n'amafaranga, hari n'ibyo yajya gatanga amafaranga mana yakiza, sibyo abanyamakuru ngo batabivuga. Oya erega ntabwo ari ku rwego rwo kurabutinga abanyamakuru. Adiringa n'inzego zikaze, adiringa n'abantu bakomeye. Ndakubwiza ukuri, nakubwiye ngo njyewe nakubwiye ko ubwo mu bintu yakureze, mu bintu yagushinje impamvu njye mbyemera gutyo, mu bintu yagushinje niba nibuka neza ko wari uje gufata ruswa yo kugira ngo udatangaza inkuru cyangwa se uyitangaze niba nibuka neza. Ntabwo ari ukuyigekaho, ni ukumfatira ni ukumfatira mu cyuho. Ibaze umuntu afatiye mu cyuho ukuntu icyaha kimuva. Aha, aje gukora iki? Aje ngo kugucecekesha, nyine niko yabivuze. Ewe gawe. Ubwo urumva ko hari abenshi ashobora kuba yarabikoreraga, wenda badafite iryo jwi, badafite ijwi nk'iryawe, ntitubashe kubamenya. Erega mwibuke neza ko iyo ntagira umugisha buriya RIB niyo bamunyashimira umugenzacyaha mfashije nkabona kontara twari twaragiranye, kubera ko kopi yanjye ya kontara yari azibitse zombi, ntarinzi nyine yuko ari umunyamanyanga gutyo, abitse kopi yanjye abitse niye, sibyo? Iyo nabona kontara nari kurya imyaka 7 y'icyaha cya ruswa. Ariko RIB yamfashije kumukuraho kopi yanjye ya kontara, ibintu bihinduka ibindi. Ese niko byagenze? Nukuvuga ngo we amafaranga yagiye kunyishyura, amafaranga akubiye muri kontara. Yerega Theo bamwandikishije amasezerano. Ariko kontara njye narayisinye. Wagenda nk'umupadiri agenda atayajyanye. Oya ntabwo bayanyandikishije. Yakoze bisanzwe. Twakoze amasezerano byemewe. Ahubwo ngewe mba NDO Innocent, kopi yanjye y'amasezerano nyisigiwe numva umuntu twakoranye amasezerano nta kibazo. Kopi yanjye ndayisiga ngo nzabanyifata. Na wa muhungu ujya kumugurira byeri n'amata bimeze neza, wumva ari ibintu bisanzwe ngo mumaze kwandika amasezerano.
yes urumva murumuna we akaba n'umukozi we twarasangiraga noneho numva namubwira nti mbikiriye kontara kumbe mbikije igisambo arangije ku kazi ko kontara yibitse ngenda umunsi agiye kunyishyura sohotse bahita banyambika amapingu. Ayaya, wamazemo igihe kingana iki Theo niba nibuka? Toto namaze ukwezi n'iminsi 7. Ibaza ayo maherere agahinda uyu mugabo yari afite muri gereza. ariko ubundi Theo tuvuga no gutaruka kuki mutabaza inzego mwirirwana wenda zibatumira mu biganiro iyo bigenze gutyo umuntu agasohoka nyuma y'uko kwezi yicaye yara ku maherere nta birangira gutyo gusa nta hantu ushobora kurega ngo uhabwe indishyi z'akababaro. Ariko Fabrice nkubaza kan Fabrice abagenza cyaha nka 3 sibyo mwihurira bakakwibwira ati reka nkubwire nanjye nakurikiranye dosiye ye bigenda gutya na gutya nanjye nagenze gutya na gutya nyeberwa uko bigenze nanjye nakurikije urumva wewe wakumbura ubaza urindi. Fabrice ntabwo aho cyandike ko nkiburi igisubizo. Reka nkubwire niyo mpamvu nakubwiye ngo ngewe ikintu cyantangaza ndi gutangazwa nuko ari gutinda nge numva umuntu afashe utarike 5 ndi kumva atinze mu nge nawe urwo biri kuntangaza mucurikira hita reka da ntabwo ngewe biratangaje kuba bazimye byose nk'igitego cya Rayon Sport ariko oya ngewe ahubwo se yafashwe ko ngewe reka nkubwire uramaze n'iminsi 5 arafungwa Theo. iyo umuntu akomeye mujye mubyemera umva reka nkubwire sibyo nari nzi ko yafashwe ejo nimba amaze iminsi 5 iyo umuntu akomeye mujye mubyemera ko akomeye ku buryo umbwira ko oya nta anose akomereka nkubaze Theo urashaka kumbwira ko akomeye kurusha ko akomeye kurusha Gasana ko akomeye kurusha Bamporiki ko akomeye kurusha n'abandi ntabwo bazi ntabwo abo bose sibyo reka turebe kuri facts abo bose igihe namenyeye ko bakurikiranweho ibyaha barakatiwe barafungwa sibyo wasanzwe akatiye kandi ari hanze ushatse asanzwe akatiye yari ari hanze kwa no ntabyo uzi ni gute se umuntu ukatiwe ari hanze bishoboka bite kuri mugabo mugira komeza ubyibaze umugabo kuri kumugira kasa mutwe none se ni gute umuntu waba ukatiye none se ibintu ni kuvuga abadukurikiye baraza kuguha ibitekerezo yarakatiwe imyaka 6 y'igifungo sibyo arajurira umunsi w'urubanza rwe abantu bagiye ku rukiko hari Nyamirambo umuriro urabura genereta yanga kwaka umugabo ko ategura umugabo ko ari umuteguzira uyu mugabo ko arakasa mutwe uretse gato ahubwo tumenyane Theo waretse oya ngere kugera nta bintu nta mabanga ni kugera muri public byabaye amaso y'abana bireba uyu mugabo ya filime bayita harya ni nakasa ku iyi filime ko ndeba ahubwo atagiye kuba prison break ibintu ndi kukubwira nturi bure abantu bazakabikubwira yuko kuko ni ibintu byabaye abantu bareba urubanza rwabereye mu ruhame umunsi wo kuburana umva reka nkubwira ibintu ntabwo wamenye ukuntu bisubikwa ntibamenye ukuntu ngo imiriro ibura ntibamenye ukuntu ngo genereta asanga kwaka ariko shaka uri ikiri biki ibintu nkubwira ni ibintu byanjye si ibintu byabaye abantu bareba